Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri mugoroba twongeye kugira amahirwe yo kongera kubaho. Impano y'ubuzima dufite twabonye hari benshi bayifuje batayihawe. Kuba rero tukiriho ni imigisha Imana iduhaye, izina ryawe rihimbazwe. Nimugoroba twigiye hamwe kimwe mu bintu bituma tugira amagara mazima cyangwa se twabirengaho ubuzima bukangirika. Inde muntu wakinyibutsa mu iteraniro? Kaboko hejuru. Yego Yona. Twabonye yuko nubwo bitoroshye ariko mu bintu bitera uburwayi bikagabanya uburame ni ukurya nijoro ugahita unaryama. Ikintu gikorwa n'abantu benshi ariko atari cyiza. Nanone nababwiye yuko no kuryama ushonje nabyo atari byiza. Twabonye ko ibyiza wabigenza ute? Ari ukuryama ushonje no kuryama uhaze. Ibyiza ni ibihe basi? Hagati y'ibibiri umuntu yahitamo kimwe. Nibura wabirarana. Ariko ntabwo ari byiza. Abo bishobokeye kuko ari nabo bidashobokera, ariko iyo umuntu yabigize akamenyero bimutera uburwayi bwinshi cyane cyane yari gukura. Igitabo kimwe cy'ubuzima cy'umudogiteri witwa Pamplona nasomyemo amagambo avuga ngo iyo umuntu agize imyaka 40 abageze muri saa sita z'ubuzima abatangiye kuja muri apremidi, ubwo bafite imyaka 45 50 twageze muri nyuma ya saa sita. Izuba riri kujya kugira gute? Ubwo rero hari igihe umuntu bamubwira nkibi akiri muri avamidi ntibigire icyo bimutwara, ari cyo hejuru y'imyaka 40 ubwirinzi bw'umubiri butangira kugabanuka. Ibyo umuntu yagiye atitaho ajya kumva atangiye kugira ikibazo atagiraga mbere. Bo rero ibi tubyigisha kugira ngo abakiri bato babyiteho hakiri kare, n'abamaze gukura babiha agaciro. Mu gitabo cy'inama ku mirire haravuga ngo nubwo ubuzima bwawe bumaze kwangirikaho gatoya, ariko iyo wubahirije amabwiriza y'ubuzima y'imirire, imbaraga zisigaye nibura urazirokora. Kandi ikindi ubuzima buryoha iyo umuntu ari gusaza, iyo umuntu ari gukura nibwo buryoha. Byari bikwiriye ko umuntu akura afite amagara mazima. Kindi ntabwo umuntu agomba gusaza aryamye, agomba gusaza akora. Hari ibintu bituma abantu basaza ubwonko buyoyoka, ntabwo ari byo. Ugomba gusaza mu myaka ariko mu bwonko bwawe ukiri muzima. Hari ibintu bituma umuntu asaza ahubwo arushaho kuba umuhanga n'intiti kuruta uko yasaza n'ubwenge bwaragiye. Imirire ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ngiye kubabwira muri umugoroba nacyo gikorwa n'abantu benshi kandi kitari cyiza mu mubiri, ni ukurya amoko menshi y'ibyo kurya ku ifunguro rimwe. Bakazana ameza bateretseho ibisorori byinshi, buri gisorori umuntu agafataho. Hari ibyo kurya bidakorana bigeze mu gifu. Kamabwira ikintu muzitondera. Igihe ugiye gufungura uzihangane ku igaburo ryawe ugiye kurya, urebeho ko hariho amabara 3 ngiye kubabwira.
uzarebe ko mu byo kurya waruye harimo ibara ritukura, harimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi kibisi. Ubwo ibara ritukura riba mu biki? Mubi? Ntabwo muri kumwe. Uzarebe ko amafunguro ugiye kurya harimo ibara ritukura ririmo inyubakamubiri, urebe ko harimo ibara ry'umuhondo, urebe ko harimo n'ibara ry'icyatsi kibisi. Nibura kimwe muri ibyo, hari ibyo kurya bidakora n'ibigeze mu mubiri. Ni ingenzi cyane. Reka mbabwire ibintu mugomba kujya muritaho. Ibyo kurya birimo vitamini A bishinzwe impagarike y'umuntu. Vitamini B yo mu bwoko bwa B ni vitamini ishinzwe imitsi yumva. Vitamini yo mu bwoko bwa C ni vitamini ishinzwe abasirikari, ubwirinzi. Vitamini yo mu bwoko bwa D ni vitamini ishinzwe amagufa n'amenyo. Vitamini E ni vitamini ishinzwe imyororokere. Ugomba kubuzi ibyo kurya ugiye guteka icyo biramara umubiri. Abantu bakunda kurya ibyo kurya bifite ibara ry'umweru gusa. Ibirayi ni umweru, ibijumba ni umweru, amateke ni umweru, umuceri ni umweru, kawunga ni umweru, ubugari ni ibintu by'umweru. Bakakunda kurya ibintu by'umweru gusa. Bakunda kugira ikibazo cy'imyitwarire. Buriya hari ibyo kurya umuntu arya n'imyitwarire ye. Ubwo rero niba bazanye ibyo kurya byinshi, umutetsi wari ibyo kurya by'amoko menshi yakoze, ariko ntabwo ambwiye ngo byose mbiryeho. Arura ibigufitiye akamaro, ibindi ugenza ute. Ntabwo bavuze ngo byose ubirire. Ntabwo ibyo kurya bikorana bibe byose mu gifu. Kambaye ingero ebyiri gusa nsoze. Urugero rwa mbere, ngiye kubabwira ikintu abantu benshi bakora kandi gitemewe. Biri muri rengero ubuzima no mu nama ku mirire. Ntabwo byemeye ngo ku ifunguro rimwe urya imboga mbisi n'imbuto icyarimwe, kandi ibyo abantu benshi bakora. Niba waruye salade, imbuto zihorere. Niba waruye imbuto, salade gira gute? Ibyo bintu kandi biranditse. Ntabwo ndi kubitoragura mu bwonko, biranditse. Amavitamini yo mu mboga no mu mbuto ntabwo akorana mu gifu. Ry'ubwoko bumwe ubundi ubwihorere. Iryo kosa rirakorwa? Ntabwo byemewe. Musome muri ibyo bitabo, ntabwo ndi kubihimba, biranditse. Nagize n'umwigisha nasanze hano mu igitabo cy'inama ku mirire. No muri rengero ubuzima page ya 21 hari volume ya 2. Imboga n'imbuto ntabwo zihurizwa mu gifu. Cya kabiri, nacyo kiri mu bitabo by'ubuzima, biravuga ngo ntabwo byemeye kurya ibyo kurya by'amavuta n'ibinure ngo urye n'ibinyamasukari. Ibyo kurya by'ibinure ngo urye n'ibinyamasukari. Ibirwara biri guhitana abantu. Ibintu by'amasukari n'ibintu by'amavuta kubihuriza mu gifu, umubiri ubuhaye imbaraga nyinshi. Nimugoroba nababwiye ngo iyo warwaye igifu ntabwo ari bwo uburwayi. Abari itangazo rikubwiye ngo maze igihe kirekire nkurwanaho, imbaraga zirashize. Buri hari igihe umubiri uvunika kuma ntacyo baye. Tuje tumenya ibyo niba bashyize ku meza ibyo kurya, vuga uti hari ibyo kurya bifite ibara ritukura ni inyubaka mubiri, hari ibyo kurya bifite ibara ry'umuhondo, hari ibyo kurya bifite ibara ry'icyatsi kibisi, cyane cyane ikintu cyitwa imboga. Bundi abahanga bavuga ko imboga zituma ingingo zikora imirimo yazo, zituma ingingo zikorana n'izindi ngingo. Imboga zituma ingingo zitabara izindi. Ubwo zifite akamaro, zituma ingingo zikora inshingano zazo. Imboga zituma ingingo zikorana n'izindi ngingo, zigatuma ingingo zitabara izindi. Ngo kimwe cya kane cy'ibyo kurya biraduhaza, bigomba kuba kigizwe n'imboga. Iyo ari mbisi rero bwo aba ari akarusho. Buro tugomba kumenya ko ubuzima burahenze. Imari ya mbere ihenze mu isi ni ubuzima, nicyo gishoro gikomeye. Ubwo rero abahaha n'abateka mujye mwirinda kurya ibyo kurya by'amoko menshi ku ifunguro rimwe, bigera mu gifu
ntibishobokane neza. Cyo kuri umuntu akiri muto umubiri urihangana ukabigukiza, ariko iyo umuntu ari gusaza atangira kugira ingaruka. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Kadusenge. Imana ikomeye kandi Imana igira neza, waduhaye ubuzima kugira ngo umwuka wera abone ahakorera. Turagusaba kugira ngo duhe gusigasira ubuzima bwacu kugira ngo n'ubuzima bw'iby'umwuka bube buzima. Tugiye kwiga n'ijambo ryawe mu byanditswe, umwuka w'Imana akomeza kutubera umwigisha mukuru mu izina rya Yesu. Nimugoroba twize icyigisho kivuga ngo iki: kwemerwa. Ariko mujye muravuga nyabona. Bune ngo hari ibintu bituma ubaza abantu ntibagusubize, bagakureba gusa ntibagusubize. Korari yaririmba amina zikaba nkeya. Ni ibintu bituma umuntu wumva atagira morali, nta bwuzu. Ni imirire. Hari ibintu bituma umuntu abaho nta byishimo, nta morali, nta kwishima. Wabasuhuza bakikiriza gake gake. Twize ngo iki nimugoroba bari bahari? Kwemerwa n'Imana. Twabyize ku isato nimugoroba. Twabonye ko abemewe n'Imana n'abantu bagira bate banemerwa na rubanda. Siko twabibonye? Kandi narababwiye ngo zimwe mu ngorane dufite nuko abantu baza mu materaniro batanandika. Ariko ubundi abanyeshuri b'abahanga ntabwo bandika, abaswa nibo bandika. Uwo muzabona afata note ujya abarwa mu baswa, nta muhanga wandika bifatira aho ngaho. Sibyo ra? Ntabwo ari byo. Baranga pastor rwose n'umunyantege ko ari gufata note. Na ntuza mwajya murandika. Hari igihe kizagera abantu bakibutse ibyo bagize bate. Muyo murakunda kwandika ibibwirizwa. Hari umuntu umwe wigize kuza mu materaniro nari nyoboye, noneho ndabwiriza. Ikibwirizwa nabwirije cyose aragikopora uko cyakabaye. Agiye gusura iwabo ku ivuko, baramubwira turatubwiriza saa 5. Aterura cya kibwiriza cyanjye cyose agisubiramo saa 5. Abantu bashima Imana, baramubwira ati uradukora ivugurura ry'icyumweru. Arantelefona ati none ko ari cyo nari mfite, ibindi ndabikura he? Ibintu by'Imana ntabwo ari ubwira, ariko nta namabanga arimo. Ntiyahikuye so uwo munsi ati ko nta kintu mfite, ibindi ndabivana he? Hari igihe rero bagutungura bati duhugure, wawe ufite aho byanditse ukagenza ute? Yigota. Kandi kubabwira ngo nta kibwirizwa mfite ubutsinzwe. Mujye murandika. Abanyarwanda baravuze ngo ubwenge bugira bute? Burarahurwa. Kwandika ni ingenzi cyane. Tugiye kwiga icyisho kivuga ngo iyo umuntu yemewe n'Imana yemerwa no mu muryango we. Tugiye kureba kwemerwa no mu muryango. Nimugoroba twabonye kwemerwa na rubanda. Bwa mbere twabonye kwemerwa n'Imana, ejo twabonye kwemerwa na rubanda. Iyo umuntu yemerwa n'Imana yemerwa no mu muryango we. Tugiye kureba abantu bagiye bemerwa mu muryango n'abataremewe. Reka mbere ko bataremewe, ababanaga batemerana. Turasoma igitabo cya 2 cya Samweli. Tugiye kureba umugore wari ufite umugabo atamwemera. Turareba n'umugabo wari ufite umugore atamwemera. Turaza kureba rero n'umugore wari ufite umugabo yemera n'umugabo wari ufite umugore amwemera. Ubwo buri wese nawe arareba ukuntu bimeze. Tugomba no kwemerwa no mu muryango. Nababwiye ni cya 2 nangwa ni cya mbere. Igitabo cya mbere cya Samweli cya 25. Kamere ku murongo wa 4.
Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10 arababwira ati nimuzamuke mujyi Karumeli musange Nabali mumundamukirize, mubwire uwo mukire muti amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no kubyo utunze byose. Amwifurije ibyiza indamutse 3. Amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no kubyo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babere Karumeli. Bazabagaragu biwaye barabikubwira. Abahungu bakugireho umugisha kuko tuje ku munsi mwiza, nuko ndakwinginze ikiba mu maboko yawe cyose aba ari cyo abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Yicishiye bugufi yise n'umwana n'abatumye bise abagaragu. Bahungu bo kwa Dawidi basohoye aho babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hari abagaragu benshi bacitse bashebuje. Bese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbihe abantu ntazi yo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo. Bagezeyo bamutekereza uko byagenze. Nuko Dawidi abwira abantu bati umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye. Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati umva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira, kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereza icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili, ahantu rero iyo mbasomye ndatinda cyane, agira vuba ndangagaciro. Agira yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingere 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'umubumbe 200 y'imbuto z'umutini abihekesha indogobe. Umugore yarakize, yari afite ibiryo, muzakene ibiri ntimuzakene mu gikoni. Kubura ibiryo nakaga. Umuntu yari afite ibiryo. Abwira abagaragu be ati nimunjye imbere mugende ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi. Dawidi n'abantu bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati nukuri narindi ubusi by'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntiyagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore jewe Dawidi ndetse bikabije. Ararakaye. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye. Umugore afite impano yo gusaba imbabazi. Buriya mu bintu byitwa iyo abantu bagonganye, n'abantu batazi gusaba imbabazi ngo bazihabwe. Ibirange mfite imbwira abantu bagiye bajya kwiyunga n'abantu, ntabwo bagiye biyunga mu kanwa gusa ngo mbabarira basi uzanye igizi. Uyu mugore ari gusaba imbabazi gusa, nangwa hari ibintu yahekesheje indogobe.
imbabazi za buri zitagira ikintu ziherekeje. Azi ubwenge. Nasomye no mu gitekerezo cya Yakobo na Esawu. Igihe Esawu yari yiteguye kuza gusanganira murumuna we Yakobo, ntabwo Yakobo yasabye imbabazi gusa, yabanje gushaka impano azohereza mbere azazikurikiye. Ugomba kumenya kurura umuntu ukagira tekinike runaka mu kanwa gusa. Kera n'umwana muto najyaga ndabona abasaza bari kunga abantu, bamara kunga abantu ngo gira icyo usabira hiki, byarabaga ntaho byabaga, ngo gira icyo usabira hiki, imbabazi. Uyu mugore rero abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye, azi no guca bugufi, amugwa ku birenge aravuga ati Nyagasani, icyo cyaha bari nge gihereraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira. Wumva amagambo y'umuja wawe, ari kwita n'umuja. Dawidi yise umugaragu kuri Nabali, none Abigayili kwita umuja kuri Dawidi. Magambo meza yo koroha ngo ibintu bikire. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Ajya bari ari kumwemera, ari kumupinga. Umugabo we bwite amwise ngo ni igiki? We kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa ni kwari, izina niryo Nabali, niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamereye. Ariko jyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, nk'uko Uwiteka uhoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubuje kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera no kwaye kuboko. Icyampa abanze bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. Ajya umugabo n'umugore babanaga, umugore amwemera, yaramwemeraga umugore nangwa yaramupingaga. Ngo yabanaga n'umugabo ariko azi ko ari igiki, ariko akaba umunyabwenge. Nigeze guhugura iteraniro ry'imiryango, nuko umugore azamura ikiganza arambaza ngo none pasito, uramutse ufite umugabo akaba ari Nabali wabigenza ute? Ariko ubundi wabwiwe n'iki ko ari Nabali? Naramubwiye ngo uzaba Abigayili. Sicyo gisubizo ra? Ni umugabo wawe ari Nabali, wowe hinduka nde? Hari ikindi warenzaho? Kandi indangagaciro za Abigayili zirahenze cyane. Uru n'urugero rumwe rw'umugabo n'umugore babanaga, barasazana, ariko umugore azi yuko umugabo we ari ikigoryi, ariko barabana, ariko atamwemera. Hari undi mugabo wabanye n'umugore, nanone umugabo atemera umugore. Murambure Yobu, igitabo cya Yobu, igice ni cya 2. Ndahera ku murongo wa 7. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana, wigira ute? Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Uwe umva, ibitego byarantangaje. Abigayili yeruye yuko umugabo we ari ikigoryi kandi babana. Yobu nawe aramubwiye ngo uvuze nk'umwe wo mu bagore b'iki? B'abapfapfa. Yabanaga nawe ariko azi ko ari iki? Ari umupfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, twanga no guhabwa ibibi? Muri byo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Yobu yabanaga n'umugore we ariko azi yuko atari umuntu w'Imana, ari umupfapfa. Hari umuntu wambajije ikibazo arambaza ngo ko Satani yanyaze imitungo ya Yobu n'abana be bose bagapfa, Uwiteka akamushumbusha abandi bana, yababyaranye nande? Munsubize, Yobu yababyaranye nande Damascene? Abari abana Imana yamushumbushyije, Yobu yababyaranye nande?
na hari undi mugore musoma yigeze azana nubwo ari umupfapfa baratandukanye ntabwo batandukanye ariko babanaga azi yuko umugabo we azi yuko umugore we ari umupfapfa ariko banarabana kansome umugore wemeraga umugabo noneho tugiye kureba uruhande ruri positive gitabo cya kabiri cy'abana umugore noneho abanaga n'umugabo amwemera gitabo cya kabiri cy'abami ice ni cya kane hari umugore wabanaga n'umugabo we amwemera ndahera ku murongo wa mbere bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka haleluya aramuhamije ari kubwira umuhanuzi w'Imana ati uzi ko uwo mugabo wanjye yubahaga iki yubahaga Imana cyaduha ubuhamya bakazabutanga uzi neza ko kandi nanone Elisa byarakora birahamya ko ibyira mugore ari kuvuga atari kubeshya yarapfuye ariko uzi ko umugabo wanjye yubahaga Uwiteka ibintu biryoshye cyane n'ibindi bikurikira uyu ni umugore wabanaga n'umugabo ariko amwemera ko yubaha Uwiteka ubundi abo twashakanye bemera ko twubaha Imana cyo kwa dushobora kuba twarabatijwe turi n'abadivantiste no kubaha Uwiteka bikaba bigoye undi wemeraga umugore we itangiriro 25 itangiriro 25 murongo wa 19 uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu Aburahamu yabyaye Isaka aramaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'Padanaramu mushiki wa Labani umwaramu 21 Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba Uwiteka yemera kwinginga kwe ni byiza yingingira umugore we kuwiteka Uwiteka yemera kwinginga kwe rebe ko umugore we asaminda haleluya mu gitabo cyitwa urugo rwa Kristo page 87 amagambo muyakurikire y'umugabo wemeraga umugore we ndamase amagambo yaranejeje haranditse ngo mugere mu rugo murebe iyo page dore uko umugabo w'umunyabwenge yashubije igihe bamubazaga icyo agambiriye kuzakorera abakobwa be umugabo baramubajije ngo ko ufite abakobwa ugambiriye kuzabakorera iki aya magambo ni mujya mu rugo murasangamo yarashubije ati mfite umugambi wo kuzabigisha gufatira urugero kuri nyina w'indashyikirwa uyu mugore ntanezerewera umugabo baramubaza ngo ugambiriye kuzakorera abakobwa bawe iki arasubiza ngo mfite umugambi wo kuzabigisha gufatira urugero rwiza kuri nyina w'indashyikirwa kugira ngo bazige ubuhanga bwo gukoresha igihe neza bakazayobora imiryango yabo atanze ubuhamya ko abakobwa be yifuza ko bafata urugero kuri nyina w'indashyikirwa mu muryango ubu buhamya umugabo yabutanga abagore bacu ubuhamya babutanga mu by'ukuri kwemerwa mu muryango umuntu agomba guharanira kwemerwa mu muryango reka nsome n'abana uburyo nabo bagomba kwemerwa mu muryango bagomba kwemerwa abana bo n'abatindaho somo ribareba ni isomo riri mu kuva 20 umurongo wa 12 ndetse n'Abefeso igice cya 6 kugira ngo umwana abana bemerwe havango kanze ndisome kuva 20
umurongo wa 12 haranditse ngo wubahe nde nande, wubahe nyoko na so nangwa ni so na nyoko. Kuki bahereye kuri so ntibahere kuri nyina? Hari abana benshi bajya bagira intege nke, icyaha abana benshi bazabazwa. Muri icyo gitabo cy'urugo rwa Kristo harimo amagambo avuga ngo abana bafite inshingano yo kubaha se na nyina, ngo nubwo se yaba ari mubi nangwa nyina ari mubi, nubwo bagirana ibibazo tuzinjire muri zo ntambara, bakundana ntiwari uhari. Hari abana benshi bazabazwa amadosiye batahamagariwe, mwakajya mu nkweto ya se undi mu ya nyine. Reka wubahe so nande, ibyo bari gupfa ntibikureba. Amagambo arantangaje ngo nubwo yaba atari umukristo akaba afite n'ingeso mbi, iteko riravuga ngo wubahe so nande. Cyane ababyeyi b'abagore usanga bagiranye ikibazo n'umugabo yirihereza ha abana. Mu gitabo cy'urugo rwa Kristo haranditse ngo abana ni abambari b'umugore. Iyo umugore amaze kugira abasore n'inkumi abona afite ingabo, kandi koko aba afite ingabo ntabamukora. Kandi baraduhuguye baratubwira ngo iyo umugabo atwaza umugore w'igitugu akamukandamiza ntamuhe umudendezo, ingoma ye imara imyaka 25 igahanguka. Hirya y'imyaka 25 muri kumwe irahanguka, umugore akayifata, ugasigara utangira amategeko mu ngoma yavuyeho ntubimenye. Iyo wamuyoboye nabi nta nk'urugero rumwe yagusaba ati nge mpuruhusa nge gusura imiryango yacu, ukamubwira ngo ugende urarugarutse, wakwihangana nk'amaroka bingaso ndavuze ngo umare urarewe rimwe ejo uzagaruke. Hirya y'imyaka 25 amara y'icyumweru wabirenza hiki kuko umusaza rwango ariko ngubanza baranduze bandi ingoma yarahangutse ntibabimenye. Ariko ababana neza, umugabo afata umugore neza, umugabo abumutwara iteka. Abana rero iteko ravuga ngo wubahe so nande, ibindi ntabwo bikureba. Ni itegeko rikomeye. Mu Befeso baravuga ngo niryo teko rya mbere ririmo isezerano. Kugira ngo abana bemerwe mu rugo ni iteko rya 5. Cyokora nawe ndasoma ngo abafite amatelefone hari ibyo bita ngo ni kudawunirodinga. Kudawunirodinga ngo imibanire umugabo n'umugore bafitanye ni abana badawunirodinga muri bo. Download niyo badawunirodinga muri bo. Ndongera ndasoma ngo witwa Nancy Van Pelt yaranditse ngo umurage mwiza tuzaraga abana bacu no mubano babonanye se na nyina. Kubigisha mu Buhindi no muri Amerika n'ahandi wapi ngo uko babonye se na nyina babanye niwo muragura utinde tuzaraga abana bacu. Ahandi nasemye ngo abana bacu ntabwo biga ahubwo barareba, ntabwo bumva ahubwo bagira bate kwirirwa ndabaririmbisha nk'abasengera nk'abaso, ntabwo bari kubyumva ahubwo bazagira bate bazabireba. Ngo mu bintu binezeza abana bikomeye, uwo mudogiteri yaranditse Nancy Van Pelt yaranditse ngo mu bintu bituma abana banezerwa ni ukubona se akunze nyina na nyina yubashye se, ngo iyo kubana bibarutira inkwano n'ibindi bikomeye cyane. Abana rero tuzabazwa iteko rya 5. Wubahe so nande, agaru kubaha nyoko nangwa ngo ubahe so bombi, ababyeyi bombi barangana. Nigeze gutaha hari umuntu warakoze umunsi mukuru yabonye diplome yagaraduye tinzi mu Masoro aradutumira. Ubwo twicaye ahantu bamuha ijambo, arahaguruka akora akantu aravuga ati papa haguruka.
Ise arahaguruka ati ndagushimira yuko wagiye kurambagiza mama. Ati yicarire. Ati mama nawe haguruka, ndagushimira ko wamwemeye. Yicarire. Turaceceka. Ariko ibyo bintu bifite icyo bishatse kuvuga. Mukanya ati iyo papa atatera intambwe ya mbere, mama ntiyararatera ya kabiri. Ati rero yarakoze ajya kurambagiza, mama nabagenza ate bemeranije, nanjye nibwo nabonye kuvuka. Ibyabaye byose ni babiri babigize mwiki. Ababyeyi bose barangana. Mujye mwirinda guherera mu ruhande rumwe nangu ugire ugufana n'ibiki. Itonde mwijuru umugabo n'umugore bafite amadosiye yabo, abana batarimo. Iyo murwana intambara zibareba. Mu rugo rwa Kristo page 352 hari amagambo ngiye kubwira abana kugira ngo bazemerwe Yesu agarutse. Meza aravuga ngo abana bakwiriye gutunganya inzira y'ababyeyi babo igana ku rupfu. Bavuga yuko urupfu rufite integuza 3. Iya mbere uburwayi. Umuntu wese ufite uburwayi ni invitation. Naho ruzanyura hari ahandi se? Ni invitation burya. Integuza ya kabiri ni impanuka. Ya gatatu ni ubusaza. Umuntu urengeje imyaka 70 hari invitation. Hari ubusaza wabuvuruka ibinini bugahagarara. Burahagarara. Cyo kora nase muri birako no migishibaho no gusaza ni byiza. Narasemye ngo abimana yakundaga arababwira ngo uzapfa neza ushaje usanye basokuruza. Ni byiza? Ni byiza cyane. Abana bakwiriye gutunganya inzira y'ababyeyi babigana ku rupfu. Nta nama nziza muri iyi si iruta yuko umwana yubaha ababyeyi be, kandi nta nyandiko nziza yaboneka mu bitabo byo mu ijuru yaruta igaragaza ko umwana yakundaga se na nyina kandi akabubaha. Niba hari inyandiko mu ijuru bandika nziza, ni yuko umwana yubaha se na nyina kandi akabubaha kandi akabakunda, cyane cyane bageze mu za bukuru. Ubwo rero gituma abana bubahwa nukumvira iteko rya 5 niryo rimo isezerano. Nawe itarandika ngo giye kubivuga bije bigiye. Mbese umuhungu cyangwa umukobwa yahangara agatoranya uwo bazabana se na nyina batamugiriye inama, arandika ngo oya kireka niba atazashaka. Mu bihamya by'itora umugani wa mbere abaragira mu rugo babisome ngo ni icyaha gikomeye umwana gutoranya uwo bazabana ababyeyi batamugiriye inama. Ningo nyinshi ziri kurindimuka ngo nuko biri nk'igiteko rya 5 ubahe so nande. Buno ntago bari kutumenye, ntago bari kutubwira ahubwo bari kutumenyesha ngo nabonye umukobwa nabonye umusore. Iteko rya 5 ngo rikwiriye kubahwa n'igihe umuntu agiye gushaka uwo bazabana. Sinzi impamvu Imana yabivuze. Ubahe so nande. Ariko kwirambagiza ukirebera ukabamenyesha nibyo ntacyo babirenza barabyakira. Ariko narasomye reka mbabwire. Nabwiye abana banyu ndababwira ngo muzirinde yuko mwazabura umugisha wa kibyeyi. Ibi rivuga umugisha wa kibyeyi. Ubaho. Uziko Yosefu ari muri Egiputa. Igihe se Yakobo yamusangaga ari umusaza kandi ari minisitiri w'intebe. Yosefu yahamagaye se ati data mpesha umugisha wa kibyeyi. Hari icyo yarabuze, ariko yarazi ko umugisha wa kibyeyi uhoraho. Mujye mwirinda gushaka abagabo n'abagore ababyeyi batabasengeye ngo bapfukame bagire ku mavi. Urwo rugendo n'urwo rushako Imana izabe bugufi. Ko ndiko bona barakaye. Abandi bagomba kubaha mu rugo n'abakozi bo mu rugo. Abakozi bahe bo mu rugo. Ndasoma Befesi igice cya 6. Abakozi bo mu rugo nabo hari inshingano ibiri bavugaho: guharanira kwemerwa
no mu muryango. Abakozi bo mu rugo, ndasoma Befeso igice cya 6 ndahera ku murongo wa 5. Namwe mbata mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri kuko mwumvira Kristo, mutaryarya mu mitima yanyu, ntimukabakore bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore iby'Imana ishaka mubikuye hehe, mubakorera mu byishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze ikintu cyiza azaciturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Abantu bakorera abandi, tukatweye kuvuga bo mu rugo, abantu bakorera abandi. Natwe tugomba kuba dufite abo dukorera bakatwemera. Ugomba guharanira kwemerwa aho ukora, ku buryo kukubura cyaba ari igihombo. Kandi abantu benshi aho bakora bashobora kuba batemerwa, bashobora kutakwemera kubera ubukirisitu, ariko icyo nabonye nuko iyo Imana ikwemera n'abantu bagira bate, titwabibonyera. Gomba guharanira ko aho ukora, umuntu wese agira aho akora n'abamukoresha, guharanira ko nabo bakwemera. Hepfo rero namwe bashebuja, ubwo nabakoresha abandi, abari ko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja, shobuja ari uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Hari abantu benshi bazabura ijuru kubera abakozi bo mu rugo. Iyi dosi irakomeye. Hari abantu bazabura ijuru kubera abantu bakoreshaga mu rugo, uko wamufashe ukazasanga yiciye ku marembo ngo agusinyire. Reka mbabwire, niba hari ikintu gikomeye kandi cyiza, ni ukumenya kwihangana no kunesha imbere y'umwana utari uwawe. Leta hari ibintu bavuga byiza ngo ajya ngo no kwita ku mwana we, uko umutoteza. Reka mbabaze, amaraso yanshunguye n'amaraso yacunguye umukozi arangana agaciro? Hari igihe ufata umuntu nk'ikintu ukamwirukana, na iyo dosiye mu ijuru barayanditse. Uzi ko hari abantu njya mbona, namwe mwabonye, babana n'abakozi bakazatandukana uko babashingiye. Mujya mubibona, abafite ikivugo, ariko nabo barabirukana, nangwa kabangaho mutoteza. Ndasomye ngo namwe bashebuja abari ko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha. Munda kayobora abantu akabakangisha, unuko urabaho umushahara. Gukoresha abantu ni ikibazo, cyane abantu bakize vuba, bavuyeyo vuba. Abantu bavuyeyo vuba sinzi ukuntu babita mu Kinyarwanda. Niba hari ibintu bikomeye, ni ugufata umuntu utari uwawe utabyaye ukamufata nabi. Uwo muntu nawe yaremwe, yaracunguwe, afite ubugingo. None ko abantu tuzagera mu ijuru badusinyiye, abo bantu ngenda mvurunga nkabatesha umutwe nkabirukana nabi. Mu yandi magambo, umukozi wakoze wanjye bibaye ngombwa yazahagaruka, yahagaruka, bibaye ngombwa ngo mumuhitishemo, yahitamo kongera kuhagaruka. Hari umuntu watubwiye igitekerezo, umwana watubwiye ngo, yatubwiye igitekerezo ngo umugabo yari afite umwana w'umuhungu, ise yari umukuru w'itorero. Noneho ku isabato ise arabwiriza ngo azabona ubugingo buhoraho, ngo azajya mu ijuru. Umuhungu we yicaye mu iteraniro, yumva se ari kuvuga ngo azajya mu ijuru. Umwana atasha abwira nyina na benye ati ngiye ntabwo nkigiye mu ijuru. Kubera iki? Ati kubera ko papa avuze ngo azajyayo, duhuriyeyo yanyica, inkoni yankubitiye mu isi, tugeze mu ijuru no yanyicirayo, nje ntabwo nkigiyeyo. Ubwo buhamya butababaje.
aba bakozi dukoresha nabo ni ibiremwa. Hari n'ababa barabuze uburere kubera ko hari ukuntu byagenze, ariko hari imiryango yihangana ikamwihangana ikabarwaza bagatandukana, umuhungu wamuhaye umugore, umukobwa wamushingiye ni ikivugo, bakamwambika ingofero ugasanga ari kumana za nkoni abatsinze igitego cyiza, ariko wamwirukanye wapi. Hari n'abantu bajya bagira ikibazo bakananirwa n'imiryango y'iwabo, imiryango ikaba ifite umwana ikamwohereza iwanjye, nkananiranwa n'umwana wabo, n'imiryango yabo tubwiranye idosiye, ariko iyo umwana wabo mwihanganiye akaba mu rugo nkamurwaza akarinda kura, baravuga ati nakagenda uzikurera, yaratunaniye ariko ho warabibashije. Sibyo bimeze? Siko bimeze? Dufite inshingano rero yo kugerageza nk'abakozi bakorera abandi kwemerwa n'abadukoresha, ariko n'abakoresha abantu nabo bakemerwa n'abagize bati nabo bakoresha. Ntuguharanira kwemerwa. Natangiye no kubabwira ngo iyo umuntu yemerwa n'Imana n'abandi bagira bate. Nsoza kababwira ibintu bituma mu rugo twemerwa, ndabivuga nihuta. Bituma mu muryango twemerwa, ndabivuga nihuta. Ibintu bituma mu muryango twemerwa ndabivuga nihuta. Icyambere, indoro zabo. Urugo rwa Kristo paje 512 kureba uko umuntu areba. Indoro z'abagabo n'abagore bagendana n'Imana kandi bagakorana nayo zerekana amahoro avuye mu ijuru. Haleluya. Hari igihe umugabo akureba cyangwa umugore akakureba ukagira ngo ijisho ryaraye kuri caki, batiri ruzuye, abana bo ni ibindi. Cyangwa umuntu akakureba ukagira ngo ari kugusikana, ukagira ngo ari kugushyira muri sika. Iyi ndoro iri uzi ko ushobora kwica umuntu bucece ukagira ngo ari kugusikana muri we. Kandi ntacyo avuze. Ukabwira umuntu ngo ukagira nk'ibintu mubwira ukabona ahereye hejuru arakurebye akirebera ku ruhande. Ewe gawe ari cyakubwiye ariko arakurangije. Kureba indoro zo mu rugo, amaso yacu aba yuzuye umuriro, kandi iyo turi kubasezeranya, iyo turi kubashyingira bari kurebana kana ko mu jisho, ajya buno karacyari mu nangwa kavuye. N'abana batoya uburyo umureba. Icya kabiri, kuri paje 112 haranditse ngo kugirirana neza no kwihanganirana ni babiri bizatuma urugo ruhinduka paradizo, kandi birarikira abamarika bera kuza muri rwo. Kugirirana neza no kwihanganirana bituma urugo ruhinduka paradizo. Icya gatatu, amajwi ashimishije, ubugwaneza n'urukundo ruzira uburyarya rugaragara mu bikorwa byose. Harabona bwirije ndababwira ngo mutuyunguruzo 10 tuyungurura inshuti. Nubana n'umuntu kabana n'umuntu inshuti yawe magara akaba ataraguha amafaranga y'ubuntu na rimwe, nyuzamo ikaramu itukura mushire mu nshuti, umuntu utaraguha amafaranga na rimwe wapi, cyangwa guha ikintu cy'agaciro basi. Inshuti si gute? Mu gitabo cy'urugo rwa Kristo harimo amagambo avuga ngo amafaranga ahora ari igipimo gipima urukundo rw'abantu. Mufite inshuti niba ataraguha na sengiza wapi? Inshuti si yaheye. Ibiri avuga ngo Imana yakunze abari mu isi bituma igenza ite? So umuntu utaguha mupfaniki. Urukundo ruzira iki? Uburyarya. Niyo ubwira umuntu uramukunda
nyine urwo rukundo agomba kurubona, baba abana, baba ababyeyi, baba abakozi, ubwira ngo uramukunda agomba kurubona. Ngo amajwi ashimishije, ubugwaneza n'urukundo ruzira uburyarya rugaragara mu bikorwa byose, iyo bifatanije no gukorana umwete, isuku na gahunda, gucunga neza umutungo, bituma n'ivundi irinduka ahantu hanejeje. Icyo ni icya gatatu. Kamabwira icya kane. Icya kane gituma urugo ruhinduka ruba rwiza ni ugukora. Muri icyo gitabo cy'inama cy'urugo rwa Kristo kuri page ya 20 na page 244 na 245 haranditse ngo ibintu by'umwanda n'akajagari ngo bituma urukundo umugabo yakundaga umugore urugenda rucwekera. Ngo naho abagore iyo bari mu mirimo yawo mu rugo, kuri page ni mujya mu rugo mwasome page 244, ngo abagore iyo bari mu mirimo yawo mu rugo ngo bambara imyenda imeze nka kadahwema iri guhiga inyoni. Kadahwema ngo ziri gukanga inyoni. Kuri page murabisanga umugore akambara nka kadahwema iri gukanga inyoni ari mu mirimo yo mu rugo, ngo bituma abana icyubaro bamuhaga kigabanuka. Kadahwema iri kugurutsa inyoni. Icyubaro baguhaga kiragabanuka. Ikindi ni ugukora. Ibintu bituma umuntu yubahwa ni ugukora inshingano ze. Page 335 urugo rwa Kristo. Umugabo yarakwiriye kwimenyereza imirimo, agakora uko ashoboye kose, uko ashoboye akunganya umuryango we. Ibyo bizatuma umugore we amwubaha. Ubu n'umugabo udakemura ibibazo by'urugo, kumwubaha biragora. Bakubahira ko uri umutware gusa. Iyo ndi gusezeranya hari ijambo njya mvuga, ndi kubwira umukwe n'umugenda ababwira ngo Imana yaravuze ngo reka muremere umufasha ugenza ute. Ubu ukenera umufasha ni ufite icyo afashe. Sibyo ra? Ukenera umufasha ni ufite icyo agenza ate. Ubu n'umuhungu afashe iki imbere yuko akenera umufasha. Hano mfashe iki gitabo ibi mbifashe mu ntoki, uyakampereza ibindi nakenera ugenza ute umfasha. Uri gukenera umufasha ubundi ufashe iki. Icya kabiri, uwo mufasha we yaje gufasha iki umugabo. Uzi ko nigeze gusezeranya ubukwe, mbwira umukobwa nabwo nti wa mukobwa we urashatse ushatse umugabo ntuzibagirwe icyakuzanye. Ngeze hanze abagore barambwira ngo tubwire icyatuzanye. Ntabwo mukizi mushaje ati tubwire, kandi ntabwo ari urwenya, abenshi ntabwo bazi icyabazanye. Ubu n'umugabo wawe waje kumufasha iki. Urakiza ubundi ushobora no gusaza utazi icyo baje gufasha umutware wawe, kandi ntabwo ndakivuga. Niba utakizi barasibye. Uri umufasha waje kumufasha iki. Ariko n'ukenera umufasha agomba kuba bitagenza ate. Mu bindiro mu Gifaransa hari umugani baca uvuga ngo la puissance des noms de pas de sa poche. C'est Mourad Amassé. Haguruka. La puissance des noms de pas de sa poche. Ngaho. Ingora mu ikofi. Buturuka mu ikofi. Kubera ko iyo uvuze uti muteke kare ndaja mu bukwe ndiye, bati nta munyu harizana amafaranga, ngo ntayo. Iteko rya gusura yagira imbaraga. Ngo ejo ngo nzajya mu nama mufura imyenda, zana amafaranga y'isabune, ntayo. Ayo mateko yawe. Bibiliya tubwira ngo Kristo yarababaye aravunika azira itorero. Ngo niko n'abagabo bagomba gukunda abagore, nanjye ngomba kuvunika nziri umugore. Kristo yavunitse avunikiri umugore we ari ryo torero. N'umugabo agomba kuvunika azira umuryango we.
iyo rero umugabo akemura ibibazo by'umuryango ni kimwe mu bituma yubahwa kandi bakamwemera. Icyanyuma ngiye kurangirizaho gituma urugo rugira icyubahiro aba rurimo bose ni amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba. Muri icyo gitabo cyitwa Urugo rwa Kristo page 341 haranditse ngo magambo ababaje: urugo rutarangwamo gahunda yo gusenga Imana rumeze nk'ubwato buri mu nyanja rwagati butagira umusare cyangwa ingashya. Ubwo buragenda gute ubwo bwato Auguste, buragenda gute? Urugo rutarangwamo gahunda yo gusenga Imana rumeze nk'ubwato buri mu nyanja rwagati butagira umusare cyangwa ingashya. Ubwo bwato biragenda bite? Nta musare nta niki kandi ruri mu nyanja rwagati. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 harimo amagambo avuga ngo ikimenyetso kiranga umugabo w'umukirisitu ni ukuva mu rugo asengesheje umuryango we. Urugo rutagira igicaniro cy'amasengesho urwego rwose waba urimo mu idini ni urugo rwa gipagani, urugo rw'abapagani. Abatagira amasengesho ya mu gitondo nimugoroba buje ibyangombwa by'ingo by'abapagani. Nubwo naba nkaze gute, kubera iki? Mu gitabo cy'iby'Abadiventiste bizera page 304 ngiye kubabwira ibintu bibiri Peter Nansoza. Haranditse ngo umugabo yaba adahari umugore ushinzwe urugo, kuko ari abagore badafite abatware ko nibwo niwe mugabo nyiri urugo. Ngiye kubabwira ibintu bikomeye ku gicaniro. Umugabo mu gitondo ahuriza hamwe abagize umuryango we. Mu Cyongereza bamwita ngo ni house band, umuhuza w'abinzu. Kubahuriza hamwe, ahuriza hamwe ab'umuryango ryari mu gitondo. Niba n'ikintu gituma umugabo agira agaciro mu rugo ni uguha agaciro wamuhaye ubutware. Umugabo wese udahesha Imana agaciro mu rugo nawe nyira agaciro karagata. Kuko muri Samuel aravuga ngo ndirahiye abanyubaha nzagira gute? Nzabuba. Iyo nawe utuba uguhaye ubutware nawe utagaciro, ariko iyo wubahisha Imana nawe uruba. Ngo umugabo mu gitondo ahuriza hamwe ab'umuryango, ngo bagafatanyiriza hamwe kuririmba no gusenga. Ngo ab'umuryango bose akabashyira mu bwishingizi bw'Imana. Nawe tarandika ngo iyo bagiye gupfukama bagiye gusenga mu gitondo abamareka baranyonyomba bagapfukamana nabo. Magambo aranejeje cyane. Ngo maze urukundo rw'abana n'imigisha y'umugore bigaherekeza umugabo ku kazi akagira umusaruro iyo yiriwe. Ngo n'abamareka akaturemberera abana. Nimugoroba yatashe nawe tarareka ngo hari ibintu bibiri bagabo bagenzi banjye uretse ko nanjye bijya binanira ngo tugomba gutaha turi gukora. Ngo umugabo wese agomba gutaha ari gukora ibintu bibiri. Ngo agomba gutaha avuga neza kandi amwenyura. Avuga neza kandi agenza ate? Ngo umugore n'abana nabo bakaba biteguye kumwakira. Dukomuruswe dukome n'iki? Hari n'abagore batazi kwakira abatware batashye. Narasemye ngo iyo umugabo atashye ngo abana bakiruka ngo papa aratashe bagafata amaguru, umugore nawe akaza agahobera haraguru. Ibibazo yiringwanye senka ntibirangira aho ngaho mu mbuga. Ariko umugabo nawe agataha avuga neza kandi agenza ate? Burya amakosa turagira. Hari igihe nigeze kuza ibibazo by'intara byambanye byinshi. Hari igihe umuntu nyine iminsi hari wavuze ngo iminsi ntihwana, si byose? Nuko ndaza ndinjira umugore ntiyanyakira. Ndavuga ntiko nk'umuntu w'umugore ubu n'umugabo aje nta mwakire bite byabo. Atari kubona nk'umuntu w'umugabo uzatavuga we bite.
ubwo si kimwe gukindi. Umugabo agomba gutelefona umugore ati ndatashe ndi hafi, kandi yakubwiye ati ngeze aha na, arakubwiye ngo asanga hari ibintu bitatu mu rugo. Ntabwo ndabivuga. Ariko ba bantu bavuye mu gitondo basenganye, umugabo akabashyira mu bwishingizi bw'Imana basabiye imigisha, bagiye kwishura, bagiye mu zindi gahunda, imigisha y'abana n'urukundo rw'umugore we bimuherekeza ku kazi, agatavuga neza nezerewe. Narasemye yani nababwiye ku isabato iya batashe ni mugoroba. Rero muri icyo gitabo cy'amahame haranditse ngo mbere yuko basenga ngo babanza kuganirira hamwe ku migisha babonye uwo munsi. Abana bagiye kwishuri bagatanga raporo, umufasha n'umugabo bakaganira uko byagenze, hanyuma ngo bagafatanyiriza hamwe gushima Imana no kuyihimbaza ku migisha uwo munsi babonye. Ngo urugo rumeze gutyo, bamareka batanga raporo ko mu isi harimo ijuru ritoye, ngo kandi ijuru rikamanuriraho imigisha imeze nk'ikime cya mu gitondo. Niba hari ikintu gikomeye gifite imigisha nabonye ni igicaniro cy'umuryango. Niba hari ikintu Satani arwanya ni ugusenga mu muryango. Ntabwo ashaka kwiba Bibiliya mu rugo iramburwa. Iki gitabo aracyanga mu muryango, kandi mu miryango yose twaririmba, twasenga, twareba amakuru, twakuma indirimbo, ko ntashaka ko Bibiliya ibumburwa mu ngo zacu, kuko igitabo aracyanga. Ariko niba hari, narasemye ngo mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa bari kuvuga iby'indirimbo, kambwira n'amakorari ahanga aravuga ngo umuryango bakunda kuririmba no kuririmbana kenshi, ngo Shitani ingabo ze bararutinya urwo rugo. Ngo ariko urugo rudasenga ntiruririmba, ngo abadayimoni bakarugota, bakaruhozamo ibibazo utamenye biturutse. Mwakagira Imana. Niba dushaka kw'Imana ibi wacu, muri icyo gitabo cy'amahame 28 haranditse ngo icyo gicaniro cy'umuryango cya mu gitondo ni mugoroba ngo gikora ibintu bibiri. Magambo aranejeje ngo iyo saha y'igicaniro niyo saha yonyine Imana izi wacu mu muryango, ibera hose icyarimwe. Ariko iyo turi kurimo turi gusenga niyo saha Imana iza mu rugo rwanjye. Ubwo abadasenga ndiko abadasenga iza ryari murabisoma nimugira mu rugo, niyo saha yonyine Imana iza mu rugo. Umuntu uza mu gitabo cy'uburezi haranditse ngo mu masaha 24 y'umunsi isaha y'igicaniro ngo niyo saha yera yonyine y'uwo munsi. Icyambere isaha y'igicaniro niyo saha y'umwihariko Imana iza mu muryango wanjye. Cya kabiri ngo icyo gicaniro nicyo kiba umurongo w'umwe w'abagize umuryango. Turi gutsindwa. Imana idufashe kugira ngo twivugurure kandi twisubireho. Umugabo aharanire yuko niba Imana inyemera n'umufasha nyemere. Umugore ati niba Imana inyemera n'umutwara nyemere. Ababyeyi twemerwe n'abana, abana bemerwe n'ababyeyi ndetse n'abakozi. Kandi muhumure, ngiye hari igihe Satani anwanya kagira intege nke, ngasenga nti Mwami ngiyewe ndi umunyantege nke, Satani andusha imbaraga, ariko Yesu nawe amurusha imbaraga. Ariko Bibiliya avuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rigize gute, harimo umwete. Abantu bose bafite intege nke mu by'Imana mwihangane mushyire mu imbaraga. Muri Nehemiya hari isomo rivuga ngo muhaguruke turwanire ingo zacu, twego twazitabara. Kwisato narababwiye ngo umugabo witwa Nowa yagiye mu ijuru n'umuryango we wose, Loti arokorwa ari incike ntawe umukomotseho n'umwe bajyanye. Katwifuze kwingo zacu tuzabona icyo kivugo tweze mu bwawe bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu.